dusabe famille Titien batambuke bagiye kuza bashima Imana kubera uburemere bw'ishimwe bafite barakoresha iminota 10 yose bashimira Imana kandi turageragereza kuyubahiriza neza kugira ngo n'izindi gahunda zose zijyemo neza. Tebuka turebe ko umwanya twawukoresha iminota 10 rwose muyubahirize kuri gahunda zose mwaba mwateguye kugira ngo bigende neza. Kumubona tambuka nishimwe ry'Imana, kumubona yongeye kugaruka mu rusengero ni bigaragaza imirimo y'Uwiteka. Birumvikana ko iminota suyimariye aho kandi tebuka kugira ngo turebe ko gahunda zigenda neza. Kukubona ni igitangaza cy'Imana n'iby'imbaraga Uwiteka yakoze. Mwanyemere tugakomera Imana amashyi tuyishimira ibikomeye Uwiteka yakoze, iby'imbaraga Imana yakoze. Aba bose n'abafatanyije nawe ishimwe, reka twumve bashimira Uwiteka. Muri ruratse ntago mubona ko isi yashize neza. Reka n'imbaraga y'Imana duhaguruke twese. Abanejejwe nuko ntapfuye nimuhaguruke da. Ariko nimba wari mu mubare w'abandwanya birakureba, ariko nimba utandwanya se ukaba reka tuyakomera mu kirere isi saduke, tuyakomera mu kirere Imana inezerwe. Abantu bazirikanye imirimo y'Imana, abantu bazirikanye iby'Imana yakoze, ibyo yakoze n'ibindi izakora. Reka tuyishimire mu izina rya Yesu. Haleluya. Reka buri wese ahobere mugenzi we mubwire ngo Tisiye yarakize. Ntabwo Tisiye yagipfuye, ako wamuhobereye mu izina rya Yesu. Mubwire ngo Imana igaruye umugaragu wayo. Mubwire ngo Imana igaruye umugaragu wayo ukabyara. Dore n'abarakagira yahageze, ariko noneho isi ya ariko muragira ngo bigende gute ko waje barakagira ni mu muzamure twari dupfuye. Ibintu kubikontorora nawe byakugora mbabare. Bamura isiyu pelakosini mande weri garde shalate na penda kote na barma variadora ajani ya peka tonda kadia bongo falalos di weri garde Maria Lolas. Ariko man ni 10 ndayizi, ndagira nka 15 nanjye niyongeze nta kibazo. Reka twongere dukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Imana hanyuma kugira ngo nze gutwara igihe cyanjye neza yahiye ko Imana yanzuye nawe bikakuzura. Turasoma ijambo rimwe riri muri Zaburi 126 umurongo wa 3. Nimuvuge ngo amina. Haleluya. Kandi Imana ihimbazwe. Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Abanezeranywe natwe nibayikomera amashyi bayishimye. Piano celebre. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Turongera irindi jambo rimwe riri muri Zaburi 150 umurongo wa 2. Handitse ngo muyishimire ibintu by'imbaraga
gukomera kw'imbaraga zayo. Tuyongera amashyi Imana ishimwe. Ubundi kugira ngo ubone ishimwe ry'ibintu Imana yakoze, biragusaba gufata ibyo wewe wari gushobora ubikuremo, ibyo abantu bari kugushoborera ubikuremo, ibyo inshuti zari kugufasha ubikuremo. Numara kubishyira ku ruhande, uraza kubona imbaraga z'ibyo Imana yakoze. Imana muyiramburira amaboko muyishimire. Ubwo nari mvuze ngo ababyeyi bayibonye babyara bazamura ibiganza bakayishimira yuko abyara. Abavuye mu bitaro nkanjye bazamura ibiganza bakayishimira. Ibintu by'imbaraga, abemera ko ari iby'imbaraga nimugire gutya muvuge ngo ni iby'imbaraga. Asante sana. Shimiye Imana yakoze ibikomeye ku buzima bwanjye. Nishimiye urukundo rwinshi yangaragarije. Abantu nk'aba ngaba mubona abandi inyuma ni abantu twagiye tubana mu bicaniro by'amasengesho, basengera amanywa na nijoro kugira ngo mbashe kuzuka mve mu bitaro aho mwari muzi ndi muri ICU, ndi mu amabomboni ku munwa, ntabasha kureba, ntabasha kubona, ntabasha kuvuga, ndi mu gicucu cy'urupfu. Ariko iri mu gihugu cyo mu ijuru irangije iranzura inkurayo. None ubu mpagaze imbere y'abera. Reka bari hejuru mwese twongera tuyahuze tuyishimire. Hari ahantu umugore wamubwira ngo sohoka, aho niho usigarana ishimwe, kuko madamu agihari burya hari ibyo yashobora. N'umuntu ugukunda hari amafaranga yaguhereza ukagura imiti runaka, ariko hari naho umudamu bamusohora, burya rero niho hasigara ishimwe. Aho abantu batari, Imana ikahaba igakora imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu. Tuyongeye amashyi tuyishimira iby'imbaraga yakoze. Kabiri, ndashimira uyu mwana w'umukobwa, Imana imuha umugisha. Mukomera amashyi n'umuntu w'umugabo. Kiranguye haleluya mwana wanjye. Haleluya. Haleluya. Igeze ahantu uyu niwe wabaga ndwajije, iyo atabaga hari habaga hari uno mugabo witwa Barakagira Pascal. Twamukomera amashyi umuntu w'Imana tukamushimira. Haleluya. Ndimo ndayikoresha neza, ntimugire ikibazo aho muri. Ndashima Imana. Ndashimira umushumba wanjye Bwate David, tumwerekezeho ibiganza aho yicaye hari. Twagira gutya se kandi nimba ntacyo bitwaye, iyicarira uca akabogi Yesu yaraguhamagaye. Tumukomera amashyi umuntu w'Imana David. Mugabo ugira amafaranga akamenya no kuyakoresha. Tunza amafaranga wowe ntabwo yakoresha amafaranga. Mugabo koresha amafaranga wa mugabo. Ndababaye Mana. Nuko no mugatengo ugiye gukorera Imana ariko tumukomera amashyi ni mwiza. Imana ishimwe. Ndashimira umushumba wanjye Jumugabe Alphonse. Mugabo uyoboye abana b'inkuba. Ya mugabo ni ntwari mu ntambara. Banza mpereza 300 ndi kwa muganga. Ndabivuga ntabwo baza mpereza wampaye amafaranga. Tumukomera amashyi n'umuntu mwiza. Ndayikoresha neza kandi neza. Nimuve ngo amen. Imana imuha umugisha mu izina ryande. Mwarimu Mama Jane, haguruka ahantu uri tugukomera amashyi uri imfura. Sanze mu bitaro kwa muganga byanyobeye. Tumwerekezaho ibiganza tuvenga Imana imuha umugisha. Claude mwarimu yanzaniye amafaranga yanyu Faisal. Claude ntabwo wasanze Faisal ahantu ari ndyamye. Asanga ahantu ngaramye, ndahumbagiza mbona ni Claude, mbona ari kumwe na Shemu. Banzanira igipfurumba cy'amafaranga mwampaye. Namwe nimwikomera amashyi muri abantu bese. Tuvuge ngo haleluya kandi. Bwa kabiri kandi ndacyashima shimira n'itorero. Umugabo witwa Jajanki nguriye hariya ku ruhande. Asanga mu rugo arambwira ati Imana yaraguhamagaye amavuta yawe ndayemera. Fata ituro nguhesheje umugisha. Twamukomera amashyi umuntu w'Imana mu izina rya Yesu. Hanyuma aba bantu bose mubona agaha n'abantu Imana yagiye igirira neza. Ndashimira papa wanjye umbyaro. Uyu mugabo yarambyaye pe. Murebe umugabo wambyaye tumukomera amashyi tumushimire. Wirira se mushumba. Kandi nanjye uratuma ndira n'akazi kawe.
nindira ntago tuva ahangaha. Tumukomera amashyi ni mwiza. Tera haleluya papa. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yaramuhamagaye, yaraduhamagaye. Imana yakoze ibintu by'agatangaza. Tumukomera amashyi n'umuntu w'Imana, Imana imuha umugisha. Nguyu umugabo w'umushumba nawe ndamushimira mu izina rya Yesu n'umudamu we nibigire hino. Umuntu tumwe umwe ndagenda nyibara. Aba babyeyi mureba nibo bampaye inkwano njya gukwa. Mwabakomeye amashyi mukabashimira kari beza. Barandwaje kwa muganga nta muntu uhari. Nambara ishati imwe ariko abagabo b'Imana baranshyigikira. Shalom, shalom. Ntabwo twavuga ni byinshi ariko turashima Imana mu byo yakoze. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Yesu ashimwe. Amen. Dukomere Imana amashyi Imana tuyishimire. Uyu mugabo w'Imana yavuye muri Kongo, ni umupasitori wo muri Kongo. Yaje kubwanjye yagiye kusengera iminsi 12 mu gihugu cya Uganda. Akazajya ampamagara kuri video kora akambwira ngo we ntabwo uri bupfe. None Imana yaranzuye. Natere haleluya basi. Bwana Yesu asifiwe. Kugira ngo ncunguze uburyo umwete aba bantu bose mubona n'abantu beza. Pasi ndagushimira umuntu mwiza wabanye nanjye. Mubyeyi wanjye Rwamagana, ababyeyi mubona bavuye Rwamagana muri beza, ndaza kubashimira mu gitaramo mukanya. Imana ibaho umugisha. Nago nabona navuze mvuga iki se ababyeyi bansengeye, aba ni bashiki banjye, iriya nini abahungu bo muri New Melody ni beza, muzamura ibiganza muhereze Imana icyubahiro. Hako Bosco ngwina ngusorezeho Bosco. Vayo hano. Uyu mugabo yazaga kunsura akansanga mu rugo, ariko aya mashina y'Imana ngo tuyakome. Hallelujah, hallelujah. Amen. Nakindi rero narenzaho uretse aba bantu b'Imana. Dore Mark yateye haleluya ijana amakazamura ibiganzo h'Imana icyubahiro. Aririmba muri Jehova Yire, yaje mu rugo atera haleluya ijana. Nahagurutse njya mu gitaramo kwa Rugamba muri New Melody. Nta kintu rero navuga, aba bantu bose ubona n'abantu beza Imana yahamagaye. Kandi nakoreshimira korali zaha, mwagiye mwumva hafi mwese muranshyigikira. Nzakomeza mvuge ibintu Imana yakoze ni ibintu by'imbaraga. Reka munyemerere abantu batere haleluya eshatu. Oya ni 7 kuko hasigaye umunota umwe. 2 3 muzamuye ibiganza. Nanone kandi we. Nanone mushima Imana. Oya irya nyuma muzamure. Reka dukomere Imana bajya kwiyicarira. Dusubiza abayobozi gahunda. Minota tugomba kuyitwara neza. Hanyuma ndasaba abashumba ko bigira hino, ndasaba mushumba David hanyuma yigire hino tumuhereze ituro nateguye, kuko ndumva nanjye urusengero yini nyubako y'Imana, ndumva nanjye nashiraho itafari kuri uyu murimo. Hari icyo bitwaye ngo dukomere Imana amashyi tuyishimire. Mushumba twateguyemo amafaranga yo kubaka umurimo w'Imana. Ni munyemerere iri turo turihereza umushumba mu izina rya Yesu. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Hanyuma ngiye gukora igikorwa kimwe, ni mujye kwiyicarira mwese ntacyo bitwaye. Ngiye gukora igikorwa kimwe cya nyuma kugira ngo soze. Imana ndi mu bitaro yarambwiye ngo ngihagarara imbere y'abera nzayishime, ariko sabe abantu bagiye babona imbaraga z'Imana, bemere babonye Imana, mbasengera mu izina rya Yesu. Ibyo byakunaniye kureka, ibyo byaha byakubayeho imbata, ubatuke mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka we. Duhumereze twese ku maso, duhumirize twese ku maso. Ndashaka umuntu wakwemera kujoininga Yesu, akemera kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ndashaka kumusengera. Zamura ibiganza ahantu uri, dukomere Imana amashyi. Ndabona bazamura. Zamura ibiganza ahantu uri. Ukeneye ko ngusengera, haguruka ku maguru yawe uhagarare. Warwaye igihe kirekire, urwara uburwayi bwanga gukira, haguruka ku maguru yawe nzamura isengesho mbone kujya kwicara.
indwara wari urwaye ikira mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mbone gusoza, warwaye uburwayi bwananiranye, imbaraga zirakubata, ndagira ngo ngusengere Imana iri mu ijuru ikubohore. Nanjye inkuye Faisal, nawe mu izina rya Yesu Imana yo mu ijuru ikubohore. Twakomera Imana amashyi ku bw'abari yabera bahagurutse. Ndabasaba mwigire hangaha imbere soze, ndashoje. Mwigire hano imbere mbasengere n'ikimana yantegetse, ndakora ikimana yambwiye. Mwigire imbere mbasengere Imana mu izina rya Yesu, hanyuma ntange mikrofone. Muhagarara hangaha imbere, nzamuri sengesho mbasengere. Muhagarara hangaha gutya, hanyuma mbasengere Imana mu izina rya Yesu. Twakomera Imana amashyi ku bw'ababena b'Imana. Mani babohore, ibahagakiza kazatuma namwe mugera mu gihugu cyo mu ijuru. Yego, 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 yego. Iteraniro mwese muhaguruke mwerekeze ibiganza hano dusengera abantu b'Imana. Muhaguruke mwese mwerekeze ibiganza hano dusengera abantu b'Imana. Mana mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, imbaraga zibohora, imbaraga zikiza, nohereje umwuka w'Imana muri aba bantu, babe bazimuhereye none mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, bakizwe kandi bahinduke ibyaremwe bisha.